kane. Umurongo wo kubanza umurongo wa kane. Mwene data arabanza asome nanjye nasoma. Muri Bibiliya yanyu y'ikigande kandi muzakunde Bibiliya. Hanyuma ikindi mwebwe abakristo muzashake Bibiliya yitwa ntagatifu. Bibiliya ntagatifu y'abakatolika. Hari icyo bita ijambo ry'ibanze, ijambo ryo kubanza ni teoloji yuzuye. Ushaka kumenya Bibiliya uzavuga Bibiliya ntagatifu, hanyuma ugisoma ry'amagambo atangiye. Ugiye kwigisha abantu tumenya uwo munsi umwanditsi yanditse, igihe yandikiye, byose bigira muri ijambo ribanza barabisobanura cyane. Ndetse ko n'ubu bazabigisha abateoloji ntacyo bitwara. Ngaho soma 17 umurongo wa mbere kugera kuri 4. Abagabe bo kubanza inshuro y'ikumi na mushanju wo kubanza kabishoro mu izina rya Yesu. Ngira ngo Eliya okuragwa omubiro ebyo Eliya Somere Steven. Ngwino amufashe nta kibazo. Afite impano yo gusobanura, gusoma nta mpano yake afite we musome. Igitabo cya mbere cy'abami 17 umurongo wa mbere kugera kuri 4. Musome muri Bibiliya zanyu twumve. Igitabo cya mbere cy'abami. Hakitwihutishwa twagera aba mutiziye. Wambere amaso yawe Eliya okuranga enjara omubireyo Eliya owatushiri abami bakanga omwe hambere abatuki ba Geresi yaja ababu ati nindahira Mukama Ruhanga wa Isirayeli owuteereza karo bume abami bambere kangahe omuli emyaka okuyisa obu ndibiragira rwa kabiri bwanyuma ekigambo kya Mukama kyamwizira nikigira kiti Ruhanga hano ugenda werekeye burasirazuba kuko niho tugeze kuri 3. Ruhanga bwanyuma ekigambo kya Mukama kyamwizira kigira kiti rugaha otoole olw'izooba oyeshereke aharubaju rw'akagera akarikwetwa Kristo akarikwetwa polisi hari kurebana na Yorodani rwa Kanani noija kuguma nonywa amaizi ahari ako kagera kandi naragira ebikoona kuguma nikugemurirayo amashimani muhumugisha. Amen. Uzagenda ugura rinete z'amazi. Gusoma. Uriya imiti abatazibona neza. Iyo umaze gusaza doko imyaka iza ugenda utabibona. Ariko umushinga w'amaso aracyabona neza. Hanyuma bizagufasha. Nzakwasa mu gusoma. Nanjye some mbere ku murongo wa mbere. Bibiliya yavuze ngo bukeye Eliya w'igishuri umwe wasuka kuri Galeyadi asanga baramubwira ati Dawidi Imana ese bihoraho yehora iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizaka muri imyaka keretse aho nzabitegekera. Murongo wa 2 hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti 3 hano ugenda werekeye iburasirazuba wishi iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ateganye na Yorodani uzajya unywa amazi yako kandi integetse ibikona kujya bikugemurirayo. Amen. Andi magambo ndayasoma ngo nuko bishobora kugitumira igitabo cya ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Igitabo cya Yohana igice 14 murongo wa 11 kugera kuri 15. 11 guka musoro 14. Igitabo bwanditswe na Yohana 15 11 kugera na 4. 11 guka musoro 10.
nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye, ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'ibyo mvuga. 12 nari ngiye kureba Bibiliya ni ukuri ni ukundambira yuko unyizera kandi nanjye ibi nabyihoreye. 13 kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye uzagikorera kugira ngo data yubahizwe n'umwana we. 14 nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nakire neza ijambo ry'Imana. Nishimiye Imana. Nk'uko nabibabwiye uko yabagambira ndashimira Imana yabanye nanjye mperuka hano. nasima ruhanga wabwire nawe ugire yaryo mu mwanya ikandinda wanga kamukuma namwe kabarinda nimwe ruhanga kabakuma kandi tugapanga gahunda ikabahemera. kandi tuganira umushumba bimbwira muri sariko bimugambira arambwiye ko mfite ivugabutumwa Icyangugu, kandi amugambira ngo naza kuburira Icyangugu, ariko arambwira ati umuntu yabihindura bigakunda. yamugira ati ntitubasa kubihindura bariya ndababwira ni reka dushyire imbere. buriya yabagambira ati reka tubiteko mu mishu tuzategura amasengesho yaho bategura gushaka kwaho gatandatu yarabirangije uwamukaga akaba yaheza. hanyuma ndashimira Imana ko yashoboje kugera hano. Rero turi mu cyumba cy'amasengesho yo mu gishenge cyo gushaba. uyu munsi ni umunsi wa kabiri. izuba n'izuba ry'uwa kabiri uyu munsi Imana yadutoranije kugira ngo mube mu musenga. izuba ryo ruhanga yatoreye rero turayishimira turinze nijoro sima ruhanga turinze y'ikiro kandi ikaba yarandinze mu nzira nawe akamurindira mu mihanda namwe ikabarinda, nimwe akabarinda hanyuma tukaba twabonetse mu nzu yacu. tukarebeka mu nzu ya ruhanga. ntabwo turi bake turi bake ahubwo turi benshi y'abantu benshi mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. hanyuma guterana kwacu ugushaba kwitu Imana iri hagati muri twe. ruhanga ari hagati muri twe. mbwira abitorero nkavuga ngo nagambira bikanisa kwagambira ngo nimba uri umuhanuzi waba uri umunabi witubwira ngo ndi kumwe n'abo bwoko bwawe, ntiwagambira ngo ndi kumwe namwe abantu bawe turabizi kibari bitumanya ngari ahubwo duha amakuru ari ku mutima w'Imana yanyu. duha amahurire gari ya mutima wabo utubwire ngo tugambire ngo abaje n'ishonga abandi mwine nzara bahaye ibyo kurya. nabaye ibyo kurya. icyo gihe umukristo ufite ikibazo cy'inzara umukristo we n'ikizigo cy'inzara yagata Imana ibaye ibyo kurya. najya ati ruhanga yambaye ibyo kurya. hanyuma kandi nubihanura kurabiha nabo ukaba ufite amafaranga ukaba wine sente ntukemere ko bataha utagize n'umufasha muri abo bantu. udakayikiza ngo bagende atari kubera yambire ko n'umuntu. ubuhanuzi ubunabi bugira ikintu kibushyigikira. hari ikintu cyo kwasa ubunabi narindi mu iteraniro akaba mwasaba nitegereza abantu yareba abantu ndavuga ngo Imana irambwiye ngo yajya ati ruhanga yangira ngo igaburiye abantu bashonje yarisa abantu b'inzara kandi ikimenyetso akamanyiso irambwiye ngo aba ariyo gikora. yangana ariyo wagikora fata umuntu wari umwicaye imbere nakwata umuntu wasitamye mushobora umuhereza ibihumbi 5 namwikubitana nawe uratira imbere y'Imana nambyatuma tukaruhanga wigeze urabona warara uriye aravuga ati nawe uraye kuko ntakimenya. yajya ati nararabusha ariko icyo gihe ntabwo yatinya kubivuga takabitina kubigamba kuko bibajijwe na pasiteri akabibuza na pasta kandi amuhaye ibyo kurya. kandi yamuha ibyo kurya. ukambwira ab'itorero ngo nagambira bikanisa namwe muzajye mukora gutya nimwe mugume mukore mucyo mufashe abantu ku bibazo bafite mukwasa abantu mu gihe abizi mushoboye kubikora. mwabone mu bibasa noneho umupasiteri wari uri mu iteraniro basa byo mu kanisa wari wanduye wari wamwesire mbona azenza amarira mu maso yareba yarira arihana yayisimura twageze hanze ndamwigisa tukareka he namubuza icyakujije iki tujakuriza arambwira ngo yangira ngo si amarira y'umubabaro tokurira n'ubusazi ahubwo nishimiye uburyo nashemererwa Imana yabishurira umuntu waburaye ruhanga ko yagushurira umuntu warara kandi njyewe mfite uruganda kandi njye nyine factory akora amasabune na glycerine ningora sabune n'amavuta ga ndetse meseri ndishurira ruhanga kabikwereka hanyuma kandi ugakemura ikibazo kandi ukabitereza icyo cyane cyose. icyo nicyo cyashemeza mu mugaragaro. hanyuma turasohoka twashobora he tugeze hanze ko twashyira hejuru umumama ndamutse umukazi yamuramutsa arambwira ngo yamugira numvise Imana imbwiye ngo nawe ruhanga nagira ngo uhe ibihumbi 10 muhe mitwaro 10 ayo ngayo ndayabika. ayo yaya twata noneho ikintu cyantangaje
ikintu cyamutangarize imana ruhanga imenya n'ikibazo cyawe ruhanga namara ikizibu cyawe wagiye no gusenga waza no gushaka rero kuba mwaje hano kuba mwizaha imana yababonye bose ruhanga y'abantu niyo bamukunda mpamvu uyu munsi wa kabiri niyo songa izo bari kuwa kabiri imana idashobora kubirengagiza na rimwe ruhanga atakubaza kubarugaho ibyanyu byose irabizi ibyanjye yona nabimanya kandi izabikora kandi ruhanga naza kubera kubikora ko imana ruhanga ntabwo imeze nk'abantu ruhanga tingo nk'abantu icyo gihe hari kuwa kane akaba arizo bari kuwakana bigeze kuwa gatandatu ko byakirwa mu kaga mbona umukristo yanditse arambwira yani umukristo yahandika yamugira ngo pastor pasta ngo numvise umutima nahurira umutima unyemeza ngo uri kunyikiriza ngo wohereze musindikire 140 140 imitwaro 14 imitwaro 14 hanyuma numva imana imbwiye nahurira ruhanga ntabwo nagira wakoze byakoze ku mutima wawe ibyo wakoze bigakwata umutima gwanjye nawe gukorera imana niyo kumukorere ruhanga ushaka ko imana ikorwaho uri kwenda ngo ruhanga kubweho udakeneye ko abantu bagushima utakwenda ngo abantu bagusime imana izabigenda ruhanga naba bishashurira imana ibaho umugisha ruhanga baho umugisha hanyuma inyigisho yacu iravuga ngo igihe gushobeza kwitoni kugira ngo ukwizera kurema ubwo kwikiriza kuri guhanga ibitariho bikabaho ibitariho bikazaho ibyo bishatse kuvuga iki ibyo nibimanyisa ki kwemera ko ibintu bishoboka n'ubwo byabikora kwikiriza ikintu nikibazwa nubwo kuba kivumire nicyo bivuze kwizera kurema ibitariho bikabaho nicyo kiri kumanyisa kwikiriza ikintu ukagihanga kitariho kikazaho ijambo rya kabiri ikigambo cya kabiri kuvana ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa kwiha ibintu mu bigambo tukabiteka mu bikorwa kuvana ibintu mu magambo kwiha ibintu mu bigambo tugashyira mu bikorwa tukabiterwa mu bikorwa bibiliya iravuga ngo biblia ntigira ngo ubabariye umukene uri gusasira umworo abagurisha uwiteka naba yaha ruhanga nawe akazamwitura ya neza ye na ruhanga akamugaruriza ntiwumvise yuko nahaye umuntu 15,000 tugahura agahereza umuntu umwe n'icweka nanjye ku mugoroba ubundi yanyohereje 20,000 nawe yamusindikira imitware niki imana ibinyigishije niki ruhanga ari kumushomesa ibikweretse ko wakoze ruhanga yamweka ngo wakora ariko nayo igiye gukora nawe yaza gukora bibiliya avuga ngo data arakora biblia nigira ngo data nakora nanjye ndakora nanjye ninkora kugeza n'ubu na hati amen Amen. twese haleluya twese haleluya Amen. twese haleluya Amen. kuvuga ko iyo dufite kwizera baba twino kwikiriza ibyo ngibyo byitwa kuvana ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa nibyo byo kwiha ibintu mu bigambo tugateka harimo mu gufasha bikorwa abandi harimo kukwasa abatayi bawe harimo gusengera abarwayi harimo gusabira abarwire harimo kuza mukavuga ubutumwa bwiza harimo kwiza mukagamba ingira inungi uwacu yatwigishije uwitu yadushomesa imana irenganura abarengana ko ruhanga abako nayamba harya rero yabikoze ibyo yabikora iyo umenye mwene so urengana wamanya mwinesho arenganywa n'abantu kabandi bamutura cyangwa gusa satani nanga sani ujyayo ukamurengana nuzayo umuyamba ukamusura ukamutayayira ukareba ibibazo afite ukaribiza ibyaine icya mbere ukamusengera cyo kubanza ukamushabira icya kabiri ukamufasha muri ibyo bibazo icya kabiri ukamukwasa mu bizibu byari ugakemura cya kibazo cyari gihari ikizibu cyari kiriho ukagira uwakoze nk'uko birivuga nukora nk'uko bibiri iri noneho kugamba ijambo rya gatatu ikigambo cya gashatu ni ukutibagirwa ibitangaza imana yakoze mu buzima bwawe kutebwa ibyo gutangaza ruhanga yakoze mu magara gawe ugahita utekereza aho wavukiye iwanyu ugatekateka aho wazayirwa ukareba intambara zose wanyuzemo ukareba intaro zo warabiremo warangiza waheza ukareba ahantu ugeze ukareba aho wahika ukavuga ngo imana yakoze biriya naciyemo ukagamba ngo uruhanga wakoze biriya byo narabiremo n'ibindi biri imbere yanjye bizabikora n'ibindi biryo mu misho bwanjye uruhanga naza muri bya kubikora bigeragezo ufite mu bigezo by'uyine nturebe ibigeragezo n'ubwinshi bwabyo utakareba ibi bigezo uko biri kwingana ahubwo ukareba imana n'imbaraga zawe ukareba ruhanga n'amanige wibera amashyi yanyu none ijambo rya kane ikigambo cya kana ubwo irya gatatu mbabwiye ko ari ukutibagirwa ibitangaza imana yakoze mu buzima cya gashatu yabagamba kutebwa imirimo ruhanga yakoze mu magaragara hanyuma ijambo rya kane ikigambo cya kane kwatura ibyiza mu buzima bwawe kwatura ebirungi mu magara gawe bakakubwira bati ese umukozi w'imana bakakugambira ngo umukozi wa ruhanga iyo mana usenga kubona nta kintu ukorera ruhanga wo gushaka n'indi batajya ubona gukora ubukene bukwishe kuri ndi gukora ubukwisire no mu bugande wagiye ntacyo hakumariye umuganga wagire tacyo hakutashire ntabwo imana irakumva ruhanga naguhurira ujye umubwira uti umugambire ibi byose uri kubona ibi byona biri kureba uwiteka agiye kubikura ruhanga yaza kubyihaho haleluya kubera ko uwiteka ari imana y'imbaraga nyinshi ruhanga ari n'amahandi menshi munonga
umwana umwe yaje mu rugo umwana umwe akizomuka umukobwa umwishiki afite imyaka 28 kandi n'imyaka 28 arabati musengere yajya mushabire imana imwe umugabo bahanga mbo mushije kubera ko iwacu witumuka ntabwo ko bujya buhaba tari mbagiri kubayo kandi mama yarambwiye ngo mami akangambira ngo shaka umuntu twishingira ndondo umuntu oro kuko turagika mu muryango ntibajya bakora umufame tubagukora imbaga hano musengere imana imwe umugabo mushabire bahanga mbo mushije madamu wanjye aramubwira ngo mukazi wajya yamugira ngo genda ugure ibishyingiranwa iro kugure ibyo barakugite nabyo kuko umusore azaza kurikira ibishyingiranwa umusigazi naza kugura naza kwiza akuratira ibindi umwaka wa mbere barabigura umwaka kubanza uwa kabiri baragura ubwa kabiri babigura uwa gatatu baragura ubwa gatatu bagura uwa kane baragura ubwa kane bagura ndabaza si umusore ntaraza umusore takizi ati ntabwo araza ariko turakizeye takizi ko kandi twikiriza umwaka unaza wa kwiza gatanu umwaka wa gatanu igisore kiraza igisigazi cyiza kiramurambagiza cyamuresha barashyingirwa bakoremaga barabyara bazara bubaka n'inzu bayikira neza iyo dufite kwizera baba turi no kwikiriza ni urufunguzo rw'ibitangaza n'igishumuruzo cy'ibyo gutangaza n'ujya ujya mu kazi kuraza mu murimo ugenda ufite kwizera ugende no kwikiriza nurangiza segonderi kuraze gushoma uvugana n'imana nugamba na ruhango ugiye kujya kaminuza naza kuza university utangire kubisengera utanze kubishabire nurangiza uraheze ubwira imana turebe ugambire ruhango mpereza amafaranga ajye kwiyandikisha basendeze kwiyandikisha imana iba yabyumvise ruhanga n'aba urebe yabihurira kwicara ngo uceceke ureke gusama ngo unabe uhita ugenda uganire na pasiteri ugenda uganire na pastor ushaka kujya kaminuza nuza gusoma university mpereza amafaranga ajye kwiyandikisha mbasendeze kwiyandikisha ndayaguha karazi guhera uzamenye ko ari imana ibikoze umenye ngo ni ruhango ugende bikoze bakwandika nuko baguhandika itanze ayo kwiyandikisha wafune zo kwiyandikisha ifite na minerivare na mfizi za kurebeka ni ibikorwa byo kwizera n'ibikorwa byo kwikiriza kwizera ni urufunguzo rw'ibitangaza kwikiriza n'igishumuruzo cy'ibyo gutangaza ufungura mu cyumba cy'imana biri gukomorora mu gishenge cya ruhanga bifungiyemo ibitangaza by'imana hasibiremo ibyo gutangaza zino mfunguzo ibishumuruzo ebi ni eshatu n'ibishumuruzo bishatu buri rwose rukingura ahantu habo buri gishumuruzo cyonda nikigura hawo uru ni ukwizera uru no kwikiriza uru ni amasengesho uru n'eshara uru ni ugutanga uru no guhayo iyo ufite kwizera wawe no kwikiriza imana ikorana nawe ibitangaza ruhanga nakora naniwe n'ibyo iyo gutangaza nta kwizera ufite wowe utinde kwikiriza umukristo muto mu mwuka nubu umukristo muke mu ntabwo mwoyo ushobora gukura to kubasa gukura ubwo ruri mutoya nugu umuryo ariko w'umwana iyo ufite kwizera wawe no kwikiriza urazamuka mu mwuka nutungama mu mwoyo ugakura ugakura ugatera intambwe yo kwizera ugatera step yo hanyuma iyo kwikiriza ushaka ubyutse wanu wenda kwimuka urasenga nushaba iyo ushaka umugisha wanu wenda umugisha uratanga nuhayo noneho rero ikindi ekindi iyo ufite kwizera wawe no kwikiriza ukora ku mutima w'imana nukwataha mutima gwa ruhanga bamunyohereje kuyobora itorero bakamusindika kwibembera kanesa bageze basanga umusazi ko yakiro yashaka umugwiraro ariko ibisazi bye koka uko yaragwira n'umunyedini n'umuntu uri kuwushaba babatije ubabatizi uri ntabwo ari kubabatiza abadayimoni nyirizina batera umuntu gutakaza ubwenge ntaba dayimoni bagutera umuntu amagezi kakagenda ariko yirirwa aririmba nasiba nayishongora akaza no mu rusengero akaza no mu kanesa akanywa n'inzoga akanywa n'amarwa yazanye inzoga yitwa pasiteri nasimbuye akareta amagwa yagashuka ari pasita ngeze kuri urwo rusengero ko yagira akaneseri mbwira uwiteka nagambira ruhango bumvikane reka twikirizinga nta bintu bigomba kumbangamira mu mufuka wawe nta ibintu bishemeye kundeganisa mu kubura irengero urakiza uyu mugore nuza gukiza umukazovu dayimoni muveho dayimoni mu rugeho ajyaza yicare ayirasame atuje ari n'ubusinge abe umuntu mwiza abo umuntu w'umurungi acecetse ahunamye nta rusaku hati n'urwari bundi nimba koko ari umwana w'ubugingo niba ari umwana we w'indagano urabikora nuza kubikora bitararenga ukwezi niwe tutarengera ukwezi nta kunsukaho inzoga atakazuka amarwa nta kuza kuderanja itorero unyoboye atakayomba mu kanesa ibintu bigomba kugenda neza ibintu byo nashemera Icya gutanga kabiri. icya kabiri nimba ubona ko ibyo bitazakorwa wanu ureba ngo ibyo tubikubazi vana igisitaza imbere yanjye ukinyiho mu misho ikikundeganisa umunsi wa mbere izuba ryo kubanza uwa kabiri ubwa kabiri uwa gatatu ubwa gashatu ajya ku kabari yaza bara ahangana n'abapagani bene wabo yahangana n'abandi batajunigwe bamukubita icupa arapfa bamutera icupa yabo
ndikanga ndavuga ngo nakangana nagira ngo akanwa kacu abakristo akanwa kitu nk'abakristo karema ibintu byiza nigahanga ibintu birungi cyangwa kakarema bibi nangwa kagahanga bibi bijyana no kwizera dufite bitewe nuko twikiriza kwita kuri cyangwa dushimira Imana amen musigera mugira ubwoba mu rugendo mutakagira ubwoba mu rugendo Imana yabahamagaye ruhanga wabesire ifite imbaraga zikomeye aina mani mwiji iryo uno toro nayoboye mu buryo bwiza ikaneseja kajibembera mu ariko ririmo abagabo b'abapagani wokama watajunifu bagura cyane bari guteganisa b'abapantekote abanyedini n'abapentekoste b'idini twakoresha inama twakora miti akaba ati mwari mufite ikibazo akajya ticanyiri icyo gihe nari nkiri umwarimu naramupasi ngabandi ticanye ngabanda kabiri mbere y'uko twitangira mu bashyitsi uri kuvuga twaba tutagahireyo mu bageni b'urugamba banza tubwire ibyo twitanze ubushize aho byagiye tugambe ibyo twahireyo buriya aho byagiye urumva ibyo bintu bitaremereye n'ubu atari ibintu biri kuremera munonga mwamusubiza nti ngamugaruka mundi uri umuntu w'umugabo mwiza cyane uyu muntu umushiza mu kandi rugendo ubashije neza kandi wabuzaye ndaza kugisubiza dushoje inama ninza kukigarukamo twaheza miti ahubwo dukomeze gahunda y'ubwitange tugumizemo tugume duheyo noneho tukitanga tugahayo bikarangira bigahwa warangiza kuba tugiye gusubiza ikibazo cya mwene data kaza naza kugarukamo ikibuzo cyo wishimo bya bindi byose mwitanze buri kimwe cyona cyo mwahiriye nabifashishije abakene ndabiha boro nta nama nakoresheje ndakoze miti kuko ndi umuyobozi wanyu kuko ndi umwibembezi wanyu bagakoma amashyi bati nisa bagatera umugabo kijya kijambo yarazanye cya feke ikigambo cyararesire kidini mu gasho kigakwata busha n'umurimo w'Imana mukora mu murimo gwa ruhanga mujye mukora mukora mufite kwizera mukore mwino kwikiriza kandi mwishidikanya ko ibintu bitakunda kandi mutakabangariza ibintu ngo kuko Imana twizeye ishobora byose ukaruhanga twikiriza hanyuma n'abasaba twasoma ijambo twasoma ikigambo byatubwiye ngo byatugambira ngo bukeye Eliya w'itishuri ko bwasheshire Eliya w'ishuri itishubi n'ishubi asanga umwami Ahabu yasanga umugabe yahawe aramubwira ngo yamugira nta mvura bambere nta karenga nta kime tariho rume bizongera kuba kuri ubu butaka biragaga ahita kiri ndetse aho nzabitegeka paka aho ndaragirire ni impamvu yihe neshongera ese ashimwe nizasimu umurongo wa ariko kanga kubafasha ibintu ndikugamba nibiwakwasa aha banza umuganirize umubwire icyo wamubwiraga kirangiye bantu muganiriza ibindi barabajije ngo umurongo yasomye ni uwuhe igitabo cya mbere cy'abantu ibice 12 umurongo wa mbere kugera kuri 4 hanyuma twongera kusoma Yohana ibice 14 umurongo wa 11 kugera kuri 14. Intego yacu uyu munsi kavuga ngo tageti y'izobe nigira ngo ukwizera kurema kwikiriza kuri guhanga ibitariho bikabaho ibitariho bikazaho nari maze kubisobanura mu magambo ane nabigamba mu bigambo bina kwemera ko ibintu bishoboka nubwo byabikomeye kwikiriza ikintu ntibazika nibwo kuba kigumira icya kabiri icya kabiri kuvana ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa kwiha ibintu mu bigambo tugateka mu bikorwa icya gatatu icya gatatu kutibagirwa ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe twebwe byo gutangaza ruhanga yakoze mu magaragara icya kane icya kane kwatura ibyiza mu buzima bwawe kwature birungi mu magaragara noneho kwizera kubamo ibice bitatu kwikiriza n'ibicweka bishatu icya mbere icyo kubanza hariho rusange kwa bose hariho abantu bone akabyuka akavuga ngo ngiye i Kigali akimuka ati naza kigali ntasenge akabura gusaba agatanga itike ye agahayo akagenda amahoro akagarukana akagenda ubusinga akagaruka ibyo ni rusange ibyo ni umuntu agafata uburozi umuntu agakwata akabushyira mu nzira akabuteka mu muhanda abati muteze damascene nabuteka n'amasenge nawurenga kararenge akigwa amaguru akwatwa amaguru ntazongere kujya kubwiriza abure kugaruka kuburira akizera nawe na